nari mbikumbuye pe no nkumbuye n'agacupa ndaje twahuriye mu kabari ambwira ko afite amafaranga none umwana wanjye nazashyikura ajya amakayi nari nakazi nanjye sifite aha ni mu murenge wa Nyarugenge wa Kigali aho umukobwa ngo yasambanyijwe n'umusore uzwi ku izina rya Salomo usanzwe ari igihazi muri kano gace ngo yarangiza akanga kumwishyura ngo bari bumvikanye amafaranga ibihumbi 2 no kumwogoshesha ndetse ngo anamugurira inzoga kugeza basinze ariko inzoga izwi ku izina ry'urwagwa. Uyu Salomo rero ubu ngubu akaba ari gushakishwa nyuma yo gushaka kwica uyu mukobwa yamusambanyije ngo akanamufatiraho icyuma ndetse akamwambura amafaranga ye. Byanishije barambwiye ngo afite ahantu ho kuba ari iwabo nari mbikumbuye ako nari nkumbuye n'amafaranga nanjye nari mbikumbuye najyo nyembona nyine menelivare niba nemeye yahise yajyana ahitazana icyuma nayo mkantekura mugenda areba yasasora icyuma. Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira cy'inyuma uyu mukobwa atujyana bamusambanyirije ku bikarito aratujyana atugezayo n'icyuma aho yagikuye naho ngaho uburiri nyine ngo uburiri mwabonye ibyakingishije nyine ni ibingibi nyine gutya. Abaturage nabo barivugira yuko uyu musore uzwi ku izina rya Salomo bamubonye ava gusambanya uyu mukobwa ndetse kandi yaje anamufatiyeho icyuma. Uyu mukobwa cyangwa avuze induru avuga ati umuntu arandongoye afatiraho icyuma n'amafaranga y'ibihumbi afite arabijyanye. Urumva nikaso ndabase yarabikoze koko garabikoze ndabareka murebere aranga ngo wapi turambura ngo ajye mu buyobozi avuga ngo ntabwo njye mu buyobozi. Ubaryamanye se buramuzi? Turamuzi dore aha ngaha bamwita Salomo. Akora iki? Nta kintu agira dore yicaye aha ngaha nta kintu akazi agira. Cyaboneka gutya gusa. We yageze hano ari ubwo mwebwe muri babike mu yemo kumurikira yageze gutya gusa ko nta cyuma. Yagifite uwe bwiwe baryamanye akanga kumwishyura. N'umusho mwamwita Salomo niko rema muvuga. Nuko twabikurikiranye arimo avuga ngo ni Salomo murongo. Nuko yanonera ko buri none umuntu w'indaya wenyine ntabwo yabyikorana. Bose neka ko bari indaya. No gushaka uwo ngo yamwambuye twayamwaka niba batayamwereye. Akuva yanamuguriye urumva anigiye muri yamwatse yamusize akazi akamugurira. Kanamwogoshera. We yaguze inzoga mbere. Yego. Turasangira kamwe. Sayo ndamubwira tumva rero. Yego. Sibyo? Yenda unyogoshisha hano hirya. Ni n'umwana mwiza. Yazi kwambika no kugoshesha. Amakuru ubwo neza. Tugeze aranyogoshisha baje banamubura. Kubona TV bamwe ati twe turi gusigarana. Yumva tumbe we yarayisubiye kujya kunywa ari gusinza n'ingofero y'umutuku yiwe iri kugenda itaka ahubwo ngende kwitoragura rero ndamye ku bikarito nkanatingisha nyine yambye ngo hano hose ni iwabo reka ngwereke hano yahereye ntabwo aranga urafata indi video duheye hano hepfo kujya ahantu ujyanye hano hose ni iwacu byo ndabishaka uyo nyambara ahubwo yagurira ukayambara utoza Ibi nibyo byatumye twegera umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Biryogo hagira byinshi cyane avuga ndetse kandi atubwira yuko ngo uyu musore usanzwe azwi ku izina rya Salomo asanzwe ari igihazi muri kano gace kandi hakaba arimo arahigwa bukwari ndetse kandi bavuze ko ngo yari yarananiranye. Mu kanya saa sita zuzuye ko uwo mudamu waturutse mu karere ka Gisagara yasambanyijwe ariko ntabwo nabihagarara kuko ntabwo nari mparasambanywa nuko abivuga. Ikindi nkuko mwamubonye yasinze avuga ko yasindiye mu baturanyi bacu cyo mu Gitega akaza kugera hano muri aya masaha avuga ko yasambanyijwe n'umuntu bita Salomo. Salomo turamuzi nawe ni umuntu w'igihazi kibaho ngaho ariko duhora kumira buri munsi. Rero ntabwo nemeza ko yasambanyije uretse kuba ari kubivuga gusa. Salomo ntituzi aho ari twamushakije twamubuze ariko ngira ngo kuri gahunda ihari ntabwo turifuza ko abantu badasinda ngo bakora ibikozasoni nkuko
amabwiriza bivuga, by'umwihariko gusindira mu ruhame ni icyaha ubwacyo. Uwamusambanije ntituri kumubona. Rero turashishikariza abantu kudasinda, kutanywa inzoga ngo basinde, ngo batikuze. Umweresi ni gahunda yo kugira ngo abantu banywe gake agashoboka kuba babasha kugasoma, ndetse naho binashoboka abantu babyihorere, kuko n'ubundi inzoga ntabwo ari nziza. Birumvikana ugasoma kamunaniye atabona umutima ukareka, agerageze kunywa gake kadashobora kugira icyo kamwangirizaho, kazangiza ubuzima, zirateza ubukene n'ibindi byose bitari byiza. Turagira inama abaturage rero yuko rwose iyi gahunda tumazemo iminsi mu bukangurambaga bayigira iyabo. Ubwo twavaga muri aka kagari byavugaga yuko uyu musore Salomo ngo yigiriye mu kandi kabari kari hafi n'ako kagari, ariko abaturage barakomeza bavuga yuko izi nzoga z'inkorano zikomeje guteza umutekano muke cyane mu mujyi wa Kigali ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda bigiye bitandukanye, ndetse kandi barasaba cyane u Rwanda ndetse n'abayobozi muri rusange kugira icyo bakora kugira ngo izi nzoga z'inkorano zibe zacika burundu, ubundi abantu babeho banywa inzoga zemewe kandi banywe mu rugero. Nubwo bwose ngo gahunda ya Tunyweresi batari kuyumva neza. Uyu ni umuryango wa Hagenimana Faustin ufite ikibazo gikomeye cyane, ugizwe n'abantu 7 cyo kuba badafite aho kuba ndetse n'inzu yo guturamo, kuko ngo iyi nzu uko muyibona itegeshejwe inkingi. Uyu muryango uratubwira yuko ngo kubera ikibazo cya mikoro makeya wabuze uburyo wakubaka inzu, ndetse kandi iyi nzu bapfa kuyitega inkingi bayibamo by'amaburakindi. Iyi nzu kuyibamo ni uguhumiriza, kuko natwe dutekereza ko isaha ku isaha dushobora kuja kubona tukabona ituguyeho. Bitega inkingi nuko nabonye igiye kungwaho kandi ntarabasha kubona ubushobozi bwo guhita nyivugurura. Bumvikatse tukaza hanze tukarara twicaye hano hanze, imvura iragwaga nyine, ubwo nyine kumva ndo yiguye tukabona amazi areze hamwe, twibumbira hamwe handi wenda hamwe hadatura, amazi akatugeraho tukehangana nko kubura niyo yacaba ari kirago turyamaho tukaba nk'abahagaze nk'ahantu. Bitewe nuko baciye inshuro kugira ngo bubake iyi nzu bikanga, abaturage barasaba ubufasha kugira ngo iyi nzu ibe yakubakwa, ndetse kandi babe mu nzu nziza nabo badafite ubwoba. Yadufasha umuntu akaba wenda yadufasha nk'akantu umuntu akaba wenda yapfa no kubumbabumba niyo kaba ari akamabati 3, ariko umuntu inzu ntizatwica ngo dupfe twese. Abaturanyi b'uyu muryango nabo bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'uyu muryango kuko uri mu kaga gakomeye, kuko iyi nzu ngo ishobora kubagwaho kandi bikabagiraho nabo ingaruka. Imvura iragwaga ngo umuyaga gwahuma, tuzaza gutabura imirambo muri iriya. Tukisaba abayobozi ko bahari bamurwanyaho ko nabo sobuza kute ngo yenda kuzayo. Kundi ubuzima bwabo buhagaze nta kundi bakwigenza, barakoze biranga no kugira ngo baryabaga n'igihe baburaye. Ukundi bahangaritse nawe n'ukuri uko bagira byarabayobeye. Ikibazo tugira tukiranziguye yabagwabo, tukibura bavuga ngo byabaguyeho muri kandi mwabivuga, abayobozi banavuga ngo mwayimuriye kandi natwe nta bushobozi dufite. Iyo bongeye tugira gatati nka leta rero yabarwanaho kagiye uko yabafasha, wenda twe nta bushobozi tugira kugira ngo umuturanyi wawe apfe wagize ngo si ibibazo naho bufite so kubura kugira wowe ufite ubushobozi ukaba hariye, ntaho byashoboka rwose. Ntabwo leta niyo yari ikibazo cyabikagikemura akaribahira abahiriza, none twagira gute ngatwe. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ntibyadukundira, ariko nibaza kudufata kuri telefone turaza kubamenyesha ibyavuye mu biganiro n'akarere ka Musanze. Njyewe nari Clement Kwizera, Ishangi Radio TV, Ishangi X TV, Ishangi Focus TV ndetse n'ishangi.rwa. Kuri website yacu mudukurikirana 5 kuri Kagenzi Kako, ndetse kandi Ishangi Company Limited irahari kugira ngo ibikorwa byanyu byose bibagereho 5 kuri Kagenzi Kako. Ngewe rero ndabashimiye cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.